Bamwe bati intama zarabakandagiye, abandi bati barwaye intinyi. Aba ni abasore 10 bo mu Rwanda batinye gushaka abagore. Benshi bakomeje kubyibazaho bitewe n'uko aba ari ibyamamare kandi bakaba bafite n'amafaranga menshi yakora ubukwe kandi akubaka umuryango. Gusa bo bavuga ko batarya banabitekereza kandi ko batabiteganya vuba aha. Turaza guhera ku mwanya wa 10 tumanuka tujya ku mwanya wa mbere, aho tuza kuhasanga ufite imyaka myinshi cyane kurusha abandi batinze gushaka abagore. Ngo uhaye ikaze. Tudatinze reka duhere ku mwanya wa 10 aho tuhasanga Benimana Ramadhan. Yamenyekanye ku izina rya Bamenya, amenyekana nk'umukinnyi wa sinema nyarwanda ukomeye cyane. Uyu yavutse mu mwaka w'1992. Uyu nawe akaba abarirwa mu basore cyangwa se abagabo 10 batarashaka abagore kandi bakuze cyane cyangwa se bafite imyaka myinshi kurusha abandi. Nawe yakunze kugaragara mu itangazamakuru avuga yuko adateganya gushaka umugore. Bikaba byatumye agaragara kuri runo rutonde kaza ku mwanya wa 10. Dukomeje ku mwanya wa 9 turasanga Ruhumuriza James. Yamenyekanye nk'umuhanzi ukomeye cyane ku izina rya King James. Akaba ari umwe mu bahanzi bamaze igihe kinini cyane, aho amaze imyaka irenga 20 ari umuhanzi. Yamenyekanye cyane mu njyana ya R&B aho aririmba indirimbo z'urukundo. Gusa bigatangaza benshi ko atajya avugwa mu rukundo n'abandi cyangwa se ngo abe yarashatse umugore cyangwa afite abana. Yabibajijwe kenshi mu kiganiro yagendaga agirana n'abanyamakuru, gusa avuga yuko ataranabitekereza ko atazi neza n'igihe bizabera. Nawe bikaba byatumye aza kugaragara ku mwanya wa 9 bitewe n'uko afite imyaka myinshi. Dukomeje ku mwanya wa 7 turasanga Nizeyimana Philbert. Uyu yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'1988. Nizeyimana Philbert yamenyekanye ku izina rya DJ Philipita. Ubu ni umudj ukomeye cyane kandi akaba n'umuhanzi. Uyu nawe afite imyaka myinshi, akaba abarirwa mu bagabo cyangwa se abasore batarashaka abagore. Ibi byatumye akomeza kugarukwaho n'abatari bakeya, aho n'umuhanzi witwa QD yakoze indirimbo yita Teta maze aza kuvuga ko Philipita yabananiye ko kugeza na n'ubu atarashaka umugore. Bikaba byatumye nawe aza kugaragara kuri umwanya wa 8. Dukomeje ku wundi mwanya wa 7 turasanga Kayitaba Emmanuel wamenyekanye ku izina rya Nyagahene. Uyu tumuzi nk'umukinnyi cyangwa se umunyarwenya ukomeye cyane. Uyu nawe akaba yaravutse mu mwaka w'1945. Kugeza ubu nta mugore nta n'umwana. Benshi bavuga yuko bano basore bashobora kuba bafite impamvu ibatera cyangwa se akaba ari impamvu zabo. Gusa uyu nawe yaje kugaragara kuri umwanya wa 7 bitewe n'uko byumvikana ko nawe afite imyaka myinshi ariko nawe akaba atarashaka umugore. Dukomeje ku mwanya wa 6 turasanga Muhire Munana Alphonse. Uyu yamenyekanye nk'umunyamakuru ukomeye cyane, aho yagiye akora kuri radiyo zitandukanye nka Radiyo Rwanda ndetse na Isango Star, aho yatunganyaga ibiganiro by'amateka ndetse n'ubusesenguzi. Yavutse mu mwaka w'1984. Urumva yuko nawe afite imyaka myinshi cyane, aho agaragara nk'umusaza bitewe n'uko nabo bakoranaga nka Ismael Mwanafunzi ndetse n'abandi, aho kugeza ubu bafite abana ndetse n'abagore. Bikaba byatumye aza kugaragara kuri umwanya wa 6 bitewe n'uko kugeza ubu nta mugore kandi nta n'umwana. Tugiye kujya muri top 5 cyangwa se mu basore cyangwa abagabo 5 ba mbere batarashaka abagore, aho tugiye kubona abafite imyaka myinshi cyane kurusha abandi twabonye ndetse n'abo tuzi bose. Gusa mbere uko tuhagera nagira ngo nkwibutse niba utarakora subscribe, like, share na comment wabikora kugira ngo utazacikwa na updates z'ubutaha. Wibuke gufungura inzogera. Dukomeje ku mwanya wa 5 turasanga Gakuba Patrick wamenyekanye ku izina rya Super Manager. Yavutse ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 4 mwaka w'1944. Urumva ko nawe afite imyaka myinshi cyane ariko kugeza ubu nawe ntarashaka umugore kandi nta n'umwana afite. Urumva yuko nawe yagakwiye kugaragara muri top 10, akaba yaje no kugaragara kuri uyu mwanya wa 5. Dukomeje ku mwanya wa 4 turasanga Musabwa Patrick, tuzi ku izina rya Kitoko, tukamumenya nk'umuhanzi ukomeye cyane ufite uburambe ndetse n'ubuhanga mu gukora umuziki. Uyu yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9 mwaka w'1945. Nawe afite imyaka myinshi, bikaba byatumye aza kugaragara kuri uyu mwanya bitewe n'uko nawe nta mugore arashaka kandi nta n'umwana afite. Dukomeje ku mwanya wa 3 turasanga Niyitegeka Graciano. Yamenyekanye ku izina rya Papa Sava cyangwa se Burikoko. Uyu tumuzi nk'umukinnyi ukomeye cyane muri sinema nyarwanda, aho yagiye agaragara muri filimi zitandukanye zaba ize ku giti cye ndetse n'iz'abandi, kandi n'umwe mu bashimirwa cyane bitewe n'uko yatumye bamwe bamenyekana. Bakunze kugaragara muri filimi ze yabaga yiteguriye. Kugeza ubu yahawe igihembo cya Golden Button bitewe n'uko yujuje abarenze
miliyoni y'abasubscribers ku miyoboro ya YouTube yitwa Papa Sava. Yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'umunani, kugeza ubu afite imyaka irenga 48. Urumva yuko ari imyaka myinshi cyane, gusa akaba atarashaka umugore, kandi akaba avuga yuko atajya anabitekereza ko nta nubwo abiteganya. Bikaba byatumye nawe aza kugaragara kuri uyu mwanya wa gatatu mu basore batarashaka abagore, kandi nawe ni umwe mu bakomeje kwibazwaho n'abatari bakeya bitewe n'uko afite amafaranga menshi cyane, gusa akaba adakora ubukwe cyangwa se ngo ashake umugore, ko mu by'ukuri afite amafaranga yatunga umuryango. Uyu nawe yaje kugarukaho mu ndirimbo ya Kiyudi yise Teta, aho yagize ati ni gute umbwira ibyo gukora ubukwe na Papa Sava byaramunaniye, ati Philipita yaratunaniye. Ibi ngibi bituma aba bombi bakomeza kugaragara nk'abasore cyangwa se abagabo bakuze cyane, gusa ariko bakaba batarashaka abagore. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turasanga Ilunga Longin wamenyekanye ku izina rya Tuko Wote. Tuko Wote bisobanuye turi kumwe twese. Uyu nguyu yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatatu. Twamumenye nk'umukinnyi ukomeye cyane mu mafilimi atandukanye, aho kugeza ubu amaze imyaka 17 yose agaragara cyangwa se akina sinema zitandukanye, by'umwihariko sinema nyarwanda. Kugeza ubu afite imyaka irenga 54, gusa akaba atarashaka umugore cyangwa se ngo abyara. Mu minsi yashize yaje kugaragara yambika impeta umukobwa, bamwe bavuga yuko bagiye kubana cyangwa se ko agiye gukora ubukwe akava mu busirivateri. Gusa nyuma byaje kumenyekana yuko atari byo, ahubwo bwari uburyo bwo kumenyekana filimi nshya yari igiye gusohoka kugira ngo izakundwe, kandi ari mu buryo bwo kwiteguza abafana kugira ngo bazayishimire bitewe n'uko izaba ari nziza. Byatumye bamwe bavuga yuko agiye kuva mu basore cyangwa se abagabo batarashaka, gusa si byo. Kugeza na n'ubu nta mugore arashaka, kandi yakomeje kuvuga yuko nta mugore ateganya gushaka ko bitajya bimuzamo mu buzima bwe. Bikaba byatumye nawe aza kugaragara kuri umwanya wa kabiri, cyo nuko imyaka 54 irengaho ni imyaka myinshi cyane, yagakwiye kuba afite umugore n'abana, kuko muri iki gihe hari n'abafite imyaka 54 bafite abuzukuru. Numva yuko uyu nawe amaze igihe kinini cyane atarashaka umugore kandi atarabyara n'umwana. Bikaba byatumye aza kugaragara kuri umwanya wa kabiri. Tugiye kujya ku mwanya wa mbere, gusa mbere yuko tuwugeraho please making sure ko wakoze subscribe ugafungura inzogera kugira ngo utazacikwa na video z'ubutaha. Ukore share kugira ngo n'abandi babone amahirwe yo kumenya video tunyuza kuri wacu wa YouTube. Wibuke kutubwira muri comment umusore cyangwa se umugabo wagutunguye kuba afite imyaka myinshi cyane kandi utabitekerezaga, kandi akaba adafite n'umugore cyangwa se umwana. Dukomeje ku mwanya wa mbere turasanga Kazungu Keleva, yamenyekanye mu itangazamakuru akora ibiganiro bijyanye na siporo. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na rimwe, kugeza ubu afite imyaka 55 irengaho. Urumva yuko ari imyaka myinshi cyane, kuko abari kwigira ubu ngubu abenshi usanga bafite abuzukuru barenze umwe. Urumva yuko we nawe yatinze gushaka, aho n'abandi bakorana cyangwa se babyirukanye ubu bafite abana bakuru kandi benda kugira abuzukuru ko batabafite. Urumva yuko uyu Kazungu Keleva nta mpamvu yo gushidikanya ko yagakwiye kugaragara kuri umwanya wa mbere, kuko kugeza ubu afite imyaka 55 irengaho kurusha abandi bose tuzi, ndetse n'abo twabonye muri top 10. Ndagushimiye cyane. Niba uri video wifuza tubwire muri comment. Nawe utaha.